Okay, amazina yitwa nde musore? Nitwa Twizerimana Jean Marie Vianney. Okay, Jean Marie Vianney, kuri umunsi w'urubyiruko urumva wiyumvute, ndabona rwose akazu kamireye nabi. Uriyumvute muri uyu mwanya? Muri aka kanya ndi kwiyumva meze neza kubera ko ndi kumwe na Youth Volunteers. Kuko nanjye nayo nsanzwe ndi Youth Volunteers. Ndimo kubyumva uyu munsi ni wane. Okay. Ni byiza cyane. Numva se mu iterambere ry'igihugu mu by'ukuri umva umusanzu wari nguwuhe nyuma yo kubakira uyu muntu ubwiherero? Ndacyakomeje, imbaraga zanje ziracyari zose. Yego. Murakoze cyane rwose. Abajene bose abaye nka Bro kugaragaza difference between n'ibyakozwe nuko nyira rishaje naragira rishaje nahoma Zene kubya gukora umuti suka byanga no numara kuyibora nurumva uburemere bwayo. muteragura ibiti bikomenyeza mu bireke Aravuze ngo wakoze neza. aho hanyuraga amazi ariho ururundira aho yani ndi nta mani cyekone umwe nta miraraga ko gutenye foto waje mu kazi yaragera nageze muri oya posta no zabazo ukenewe jizijiri Okay mama, nuko rero dore muri rutindo rwose turashoje kukubakira iyi toilette cyangwa se ubwiherero. Uriyumva ute? Murakoze, nitwa Nyamfakaramye Elizabeth, utuye mu akagari ka Kampanga, umurenge wa Kinigi, akarere ka Musanze, intara y'Amajyaruguru, umudugudu ni Rutindo. Yego. Ubwo kubw'igikorwa mumfashije nari narashatse ubushobozi narabubuze ntishoboye, none leta yantekerejeho mbaye kubashimira ngagamashi. Urakoze cyane. Uyu ni umunsi mukuru w'urubyiruko, ariko urubyiruko rwa Kinigi abakorera bushake byabaye ngombwa ko bagutekerezaho. Mu bandi babyeyi bose bagutekerejeho. Mu by'ukuri wagira icyo babwira bano bajene baje hano iwawe, wababwira irihe jambo ryo kubashimira cyangwa se kubabwira bakagira courage no mu yindi mirimo iri imbere? Murakoze kuza, ndabishimiye. Imvura nisubira, idasubiye numva bakuru bari kuvuga ngo ni cumi. Murakoze, ibikorwa binarakomeje, dore mfite inzu mubona ko nayo ikenewe kubakwa. Yego. Abajene barahari nabwo nubakenera bazaza, ujye babwira bazaza nta kibazo. Murakoze. Sawa, urakoze cyane. Mwaramutse neza? Yego mwaramutse. Harya hano uyu mudugudu wa Rutindo. Hano ni muri Rutindo. Yego. Hanyuma se mu by'ukuri tubagezeho mwubaka ubwiherero. Iki gikorwa se musanzwe mubikora byagenze bituye umunsi kugira muze hano kubaka ubwiherero? Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Uwasaba Theogene, nkabandi coordinator w'urubyiruko rw'abakorera bushake mu kagari ka Kampanga, ariho uyu mudugudu wa Rutindo uherereye. Nukuvuga ngo rero ibikorwa dusanzwe tubikora nk'ibisanzwe mu kubaka igihugu cyacu, dusanzwe dukora imirimo y'amaboko dufasha abatishoboye
kubakira ubwiherero, kubakira imirima y'igikoni, gukora imihanda, ni byinshi bigiye bitandukanye bijyanye no kuba twakubaka igihugu cyacu. Ibyo ni ibikorwa dukora umunsi ku munsi kugira ngo turusheho gutanga imbaraga zacu tudategereje ibihembo ku gihugu cyacu. Urakoze cyane. Uyu ni umunsi mukuru w'urubyiruko ku rwego rw'isi yose, ariko mu by'ukuri muri iki gitondo turatembereye mu mudugudu wa Rutindo, dusanze rwose abajene bafite ubwuzu n'ubushake bwo gukorera hamwe ndetse banubaka ibijyanye n'ubwiherero, ariko tugerageje guhura n'umwe muri bo. Mwaramutse? Mwaramutse neza. Yego, mwatangira mutwibwira? Murakoze, nitwa Angelique Nyirarukundo, nkaba ndi coordinatrice wa Youth Volunteers umurenge wa Kinigi. Yego, murakoze coordinatrice umurenge wa Kinigi. Mu by'ukuri se urabona abajene barenga 50 bateraniye hano, ese ni ibisanzwe muri umurenge wa Kinigi cyangwa ari kidasanzwe kuri uyu munsi? Ni ibisanzwe, ubusanzwe dusanzwe twitabira, ariko nyirizina turi mu kwezi kwari ibikorwa by'ubukorerabushake, aho dufite insanganyamatsiko ivuga ngo kubaka ubushobozi bw'urubyiruko hagamije iterambere rirambye. Akaba ariyo mpamvu twaje kubaka twishyize hamwe. Ubusanzwe dusanzwe twubaka, ariko murabona igikorwa twakoze ni indashyikirwa, kiragaragarira amaso y'abantu bose. Murakoze cyane. Ngira ngo rwose ibi ni byiza cyane biramutse biba koko buri cyumweru muhura mukabikora. Hanyuma se ni izihe nama wahereza urubyiruko cyangwa se abajene muri rusange mu gihugu cy'u Rwanda, kuko niba bikorerwa mu Kinigi sinzi n'abandi bose bafite umutima wo gufasha nk'uko nguko? Ese ni iyihe nama wahereza abandi bajene cyangwa se urubyiruko badafite izi ndangagaciro zo gukorera hamwe cyangwa se gufasha abatishoboye? Murakoze ku kibazo cyiza mumbajije. Muri rusange urubyiruko aho ruri hose, ndakeka twese turi imbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba. Rero umuntu ahari aryamye, ndakeka yakwisubiraho nawe akaza tugafatanya, ntabwo ari akarere gusa, n'ahandi hose mu gihugu muri rusange tukubaka igihugu cyacu, tukagira imyumvire myiza, tugafashanya kubaka, tukazamura iterambere ry'umuturage, umuturage agahora ku isonga. Murakoze cyane rwose, ntako mutagize, turabashimiye. Murakoze cyane. Ciao.